n'ubundi bari banzi, ntabwo banyirukanye ahubwo barandetse nkabamo. Nta n'uwigera agatekereza ko hari ikintu kibi nahakora, kuko bari banzi nyine muri iyo karitsiye. Nakijijwe narabaga muri iyo karitsiye. Yesu ashimwe. Amazina yanjye nitwa Ngirabakunzi Fidele. Itorero ni Philadelphia. Nejejwe n'Imana ko bandi imbere yanyu mbaho ubuhamya bw'ibyo Imana yankoreye, aho yamvanye ndetse n'aho ingejeje. Tunejejwe no kuvuga imirimo y'Imana. Imana yacu ishobora byose. Twatangira dusoma ijambo ry'Imana ku badukurikiye, igitabo cya Yobu ibice 9 umurongo ni uwa 5. Haravuze ngo yimura imisozi itabimenye, ikayubikana uburakari bwayo, itigisa isi, itigisa isi ikayikura ahayo, n'inkingi zayo zikanyeganyega, itegeka izuba ntirirase, n'inyenyeri ikazitwikira. Yibambisha ijuru yonyine, ikagendera ku miraba y'inyanja. Irema Arukuturo na Oriyoni na Kirimiya, n'ibirere by'ikusi, niyo ikora ibikomeye bitarondoreka, ndetse n'ibitangaza bitabarika. Twakire neza ijambo ry'Imana. Ngewe rero ndashimira Imana. Nkimara gukizwa nahuye n'ikigeragezo gikomeye cyo kubura ahantu ho kuba. Mbura ahantu ho kuba. Umuntu wa mbere natse icumbi yararinyimye, arambwira ngo nta cumbi afite, bitewe n'ubuzima nari mpagazemo bwo kutageraho kuba. Nta kazi nari mfite, nari ndi mu buzima bungoye cyane. Ariko maze gukizwa, Imana inyuzuza umwuka wera, inyuzuza imbaraga zayo, ngakunda gusenga, ngakunda kuba mu materaniro. Ku cyumweru ngakunda kujya gusenga, ariko Imana ikambwira ko izangirira neza. Ariko bitewe n'ubuzima nari ndimo, ntabwo nabonaga iyo neza y'Imana mu by'ukuri ahantu izava. Nkomeza kuba mw'ubwo buzima rero. Hari akadushe nararagamo. Ako kadushe kari karashaje, mabati yari yarashaje, yaratobaguritse. Imvura yaragwaga, amazi yose n'ubundi akamanuka muri dushe mw'imbere. Iyo dushe nabagamo mw'icyo gipangu habagamo abantu, n'ubundi bari banzi. Ntabwo banyirukanye ahubwo barandetse nkabamo. Nta n'uwigera agatekereza ko hari ikintu kibi nahakora, kuko bari banzi nyine muri iyo karitsiye. Nakijijwe narabaga muri iyo karitsiye n'ubundi. Nari ntunzwe no kuvomera abantu, n'abantu bo mw'icyo gipangu ninjye wabavomeraga. Maze gukizwa rero, ntangira guhangana n'ubuzima bwo kwibaza ngo nzava muri dushe gute ko nkijijwe. Urumva nari ntangiye kumenyana n'abantu, twava gusenga nkabona bamwe baratashye, bamwe bakajya iwabo, abandi bakajya aho baba. Nge nkibaza ngo ndataha hehe.
mw'icyo gihe imvura yaragwaga, ni muri 2009, 2010, 2011 narindi mw'ubwo buzima bwarancanze, narabuze icyerekezo, ariko ngakunda gusenga, nkajya mu materaniro yo kuwa gatanu ngasenga, ku cyumweru nkajya gusenga. Ndabyibuka umukozi w'Imana yatanze ikibwiriza aravuga ngo, avuga kuri Aburahamu atanga Isaka, aravuga ngo buri muntu wese nagerageze Imana mu buzima ahagazemo atanga Isaka we. Nari ifite ibiceri 200, nanjye ndabitanga, ndabatereka ngerageze Imana ndebe ko yankura muri dushe, ndebe ko hari icyo Imana yankorera. Ibiceri 200 narabitanze, nabitanze nzi yuko ndi buve muri dushe iryo joro, nari nzi ko Imana iri buhite ikora igitangaza, ariko mbona nta kikoze. Nagira ngo nkubwire ngo nubwo nta gitangaza yakoze uwo munsi, ariko ituro natanze yari yaribonye, kuko ryari rivuye mu mutima wo kwizera. Nari numvise inyigisho, numva icyo Imana ivuze, nyumva neza, ndabatereka nanjye nizere, ngerageze Imana inkorera igitangaza. Nagumye kuba mw'iyo dushe, mwaka wa 2009 urarangira, mbona nta byiringiro byo kuzayivamo mfite. Ubuzima bukomeza kundya, ubuzima bukomeza kunkaranga, ariko nkakunda gusenga, nkakunda kuba imbere y'Imana. Inyota y'ibyaha yari imaze gushira muri njyewe, umwuka wera yari amaze kwinjira muri njyewe, numva inyota y'ibyaha irashize, numva ibyandemereraga byose bimvuyeho, numva ndabyiyambuye. Ndavuga ati noneho reka mfate umwanzuro wo gusenga. Ubwo nakoze ibiraka nkabona nta mugisha mbonye, ubwo nakijijwe, reka ngerageze Imana ndebe ko hari ikintu izankorera, ndebe ko izankura mu buzima bumeze butya, ikankorera igitangaza. Haleluya. Ndashimira Imana rero, 2010 nayinjiyemo, nabwo ngumya kuba mw'iyo dushe, ariko noneho ngasenga, nkabona noneho irangaburiye. Ubwo 2009 bw'inzara yari yaranyishe, no kurya ari ikibazo. Iyo nabonaga ibiceri 200 naguraga irindazi rimwe, nkarirya, ikindi giceri nkakibika, nacyo nkazakigura irindazi ku munsi w'ejo bukeye. Abantu banzi ubuzima nabayemwo barabuzi, bwari ubuzima bugoye, bwari ubuzima bubi. Nta muntu wari kunkunda bitewe n'ubuzima nari ndimo. Murabizi ko iyo umuntu ari mu buzima bubi abantu bose baramwanga. Hariho n'uguca akagira ngo uri igisambo, cyangwa akagira ngo uri bumushikuze na telefone. Ariko ngewe muri ibyo bihe nari maze gukizwa, nuzuye umwuka wera, numva nkunze gusenga, nkajya mu rusengero ngasenga, nkinginga Imana. Isengesho ryanjye ryaravuga ngo, Mana uzankura muri iriya dushe ryari. Ubwo imvura yabaga itangiye kugwa, nahitaga umutima wanjye ugira ubwoba, nkavuga ati noneho imvura irantsinda muri ino dushe. Akenshi yakundaga kugwa ninjoro, nkumva ngize ubwoba cyane, nkavuga ati no mvura irantsinda muri ino dushe. Ubwo iyo nabonaga iguye ari nyinshi narasohokaga, ngahagarara ku rubaraza. Hari ubwo yagwaga saa 8, hari ubwo yagwaga saa 12 za nimugoroba, ikageza mu gitondo ikigwa. Ubwo rero iyo yagwaga saa 8 cyangwa se isaha iyo ariyo yose, narasohokaga ngahagarara ku rubaraza. Urumva ubwoba bwari bumaze gushira, ntabwo nikangaga ngo usohoka akahansanga biragenda gute. Nari naramaze kwakira ubwo buzima, nari naramaze kwakira iyo mibereho, numvaga ko ari bwo buzima, kuko nta byiringiro bindi nari mfite. Ariko ndashimira Imana Data wa twese,
kwigira imbabazi nyinshi. Imbabazi z'Imana zihoraho iteka ryose kandi zihora zunguka. Aha niho nibazaga ukuntu nzava muri dushe, nkibaza uko bizagenda bikanyobera, ariko Imana yari izi ikintu izakora. Ndashimira Imana data wa twese ko ari umukozi w'umuhanga. Ndashimira Imana nubwo narindi mw'ubwo buzima, ariko narasengaga, Imana yo ikumva gusenga kwanjye, ikareba umuhate wanjye wo kujya mu nzu y'Imana, ikareba intambwe ntera njya mu rusengero, igambirira kuzangirira neza, ariko ngewe sinarinzi uko izabigenza. 2010 rero nayo nyibamwo mba mw'iyo dushe. Abantu bazi ku Muhima ni hari hafi y'Abadive, utambitse kari agahanda gatambika kava ku Badive winjira muri Kabakene, utambika ugenda hirya muri ayo makaritsiye, naho ngaho nabaga. Byari byarancanze, byaranyobeye, ariko iyo umuntu amaze kumenya Imana, hari ikintu Imana ihindura ikamugirira neza. Uyu munsi ndavuga imbaraga z'Imana yankuye muri dushe. Uyu munsi ndavuga imbaraga z'Imana zikora ibikomeye. Ndavuga imbaraga z'Imana zihindura ubuzima bugahinduka rwose, umuntu agashima Imana. 2010 yenda kugera, ndabyibuka hani nko mu kwezi kwa munani, nibwo nasenze amasengesho y'iminsi 3. Mbona ayo masengesho ndayashoje, mbona nta kintu kibaye, ariko Imana yajyaga impi amayerekwa, nkagira amayerekwa mbona ubuzima bwiza. Nkabona ngo nubatse inzu, nkabona ngo mfite abana, nkabona ngo mfite ibyo kurya bihagije, nkabona mfite ubuzima bwiza. Nabyuka mu gitondo nkasanga ndacyaryamye muri ya dushe. Icyo gihe naryamaga ku bikarito, ntacyo kwiyorosa nari mfite, n'ubundi nari meze nk'umuntu wapfuye, ariko naranze gupfa. Ariko Imana yari ifite umugambi mwiza, yari ifite imbabazi ku buzima bwanjye, yari izi ikintu izakora. Umunsi rero wo kuva mu iyo dushe, ntabwo nari nzi igihe nzayiviramo. Nasenze amasengesho y'iminsi 7 niyirije ubusa, ntakambira Imana ndayibwira ati wa Mana, ubuzima bwo kuba muri dushe ndaburambiwe, ubuzima bwo kurara nyagirwa ndaburambiwe. Ndayibwira nti ubuzima bwo gusonza, icyo gihe inzara yari yaranyishe, yarageze no mu magufa. Umuntu twahuraga nta kindi nabanzaga kumubwira, mbere yo gusuhuza umuntu nabanzaga kumwaka ibiceri 300. Ubwo napangaga ko ibiceri 300 ndi buguremo igikoma cy'ijana, nkaguramo irindazi ry'ijana, nkaguramwo n'ibishyimbo by'ijana. Numvaga ko ubuzima ari ubwo ngubwo, kwicara ku meza nkarya, kwicara ku meza nkiyarurira, byashiraho nkongeraho ibindi. Ubwo buzima numvaga atari ubwanjye, numvaga ari ubw'abandi bantu. Kuba naryama mu nzu ngo ndyame sinzire niyorose, sinzire nicure nongere sinzire, numvaga ubwo buzima atari ubwanjye, numvaga bufite ba nyirabwo. Ariko Imana yari ifite imbabazi ku buzima bwanjye, yari izi ikintu izakora. Haleluya. Ndashimira Imana rero ko itandekeye mu ubwo buzima. Twasomye ijambo riravuga ngo yimura imisozi itabimenye, ikayubikana uburakari bwayo, yarangiza igatigisa isi igatigita rwose, igatigita ikamenagurika. Haleluya.
Imana yimura imisozi itabimenye nshuti mwene data. Uyu munsi ndashimira Imana, njya kuva mu iyo dushe hari saa 8 za kumanywa. Urumva nari mfite ibitotsi byinshi byabaga mu mubiri wanjye, ntabwo nasinziraga, ntabwo najyaga ndyama, niyo nitwaga ko ndyamye kwari ukwihengeka, mvuga ngo uri bunsanga ahangaha aravuga ngo iki. Nkaryama nakumva inyoni zivuze, nkabyuka nkaturumbuka mu iyo dushe nkagenda, nkirirwa ngenda, ariko nta byiringiro byo kuzatabarwa n'Imana nari mfite. Nta byiringiro nari mfite ejo hazaza ku buzima bwanjye ntaho nabonaga. Byari byarancanze, imibereho yari yaranze, ariko Imana yari izi ikintu izakora. Imana yari izi uko izabigenza. Haleluya, Imana ihabwe icyubahiro. Ayo saa 8 rero z'amanywa numvise ngize ibitotsi byinshi, numva ibitotsi biranyishe, numva ngize ibitotsi bidasanzwe. Naragiye ndyama mu iyo dushe, rumva hari saa 8. Nakubwiye ko isoni nari narazishize, kwibaza ngo umuntu arambona, numvaga nariyakiriye, numvaga ko ubuzima bwanjye ari ubwo ngubwo, ariko Imana yari imfitiye imbabazi nshuti mwene data. Haleluya. Izo saa 8 nagira ngo nkubwire ko aribwo nabonye imbabazi z'Imana, nibwo nabonye ubutabazi bw'Imana. Harimo umudamu wabagamo ucumbitse mu icyo gipangu, nawe yarakodeshaga. Yazanye telefone ayirambika ku rubaraza, ntabwo yari azi ko ndyamye mu iyo dushe. Ajya mu nzu, icyo gipangu cyari kirangaye, kinjiragamo abantu benshi. Haje umuntu rero ntawe uzi igihe yaziye, asanga telefone ku rubaraza, arayiterura arayijyana. Aho uwo mudamu aviriye mu nzu ashaka telefone arayibura, arayihiga mu nzu arayibura, ashaka ahantu hose arayibura. Arebye muri dushe asanga ndyamyemo, asanga agasore ariryamiye. Nari nasinziriye, ibitotsi by'imyaka yose byari byankoraniyeho, ariko uwo munsi nibwo Imana yashakaga gukora igitangaza ku buzima bwanjye. Uwo munsi nibwo nabonye Imana n'imbaraga zayo, mbona Imana ikora, ndayibona ku mugaragaro. Uyu munsi ndahamya Imana ko ifite imbaraga zibasha kwimura imisozi. Haleluya. Basanze muri iyo dushe rero baransohora, baravuga ngo ni wowe wayitwaye byanga byakunda, nta wundi wayitwaye. Nkajya mbabaza ati ese ninyi? Bakambwira ngo ni telefone. Urumva telefone, ntabwo nari bwagafate telefone mu ntoki zanjye. Niyo nabonaga umuntu uyifite, nabonaga ari umuzungu. Nabonaga ntatinyuka no kumuvugisha, kuko urwego nari ndimo ntabwo nari gutunga telefone. Ubuzima nari mpagazemo bwari ubuzima bwanjye nyine, bwari ubuzima bw'igisuzuguriro, bwari ubuzima buteye ubwoba. Bakajya bambwira ngo niwe wayitwaye urayizana. Habwira ati se ndayizana ninki nzana ko ntazi yari. Bakambwira ngo telefone twarambitse ku rubaraza, ni wowe wayitwaye urayizana. Binjiye muri dushe maze kubahakanira, bafata bya bikarito naryamagaho barabisohokana, babikunkumurira hasi, baburamo telefone. Bareba muri bwa bubati hejuru bwari bwaratobaguritse, bashaka telefone barayibura. Niko kumfata baravuga ati urayizana byanga byakunda, nta wundi wayitwaye. Ndababwira ati ngewe nta telefone natwaye, nari ndyamye sinziriye mwahangaha, kandi murabizi ko n'ubundi niberamo hano, kandi n'ubundi ninge ubavomera, ntabwo natwaye telefone. Harimo umugabo umwe yarafashe amfata ukuboko aranzunguza, anshiburira hakurya.
nta mbabazi yari amfitiye, nta rukundo yari amfitiye, ariko Imana yo yashakaga kungirira neza. Inzira z'Imana rero, Imana igira inzira nyinshi inyuramo itabara umuntu wayo. Uwo mugabo yaramfashe aranzunguza, urumva inzara yari yaranyishe, imbeho nyinshi yari indimo, nari narananutse cyane, narananutse bikomeye, urumva sinaryaga, sinaryamaga, sinishimaga, byari byarancanze, byaranyobeye. Uwo mugabo amaze kunjugunya, yamfashe ukuboko aranzunguza, n'inzara yose n'ibibazo byose nari mfite, anjugunya nk'ariya hakurya, ndagenda ngwa hasi. Yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo nkwirukanye mu mwanda, ngo ntabwo uzongera kuba mu mwanda ukundi. Ako kanya ijwi ry'Imana ryaraje riranyongorera, rirambwira ngo araguhanuriye. Urumva naye nahindutse ibitaka gusa, mw'iyo minsi imvura yaragwaga, nahindutse ibyondo, agashati nari nambaye kahindutse ibyondo, nakwireba nkabona nanjye koko igisuzuguriro kindiho. Ndangije numva ijwi rirambwiye ngo araguhanuriye. Narahagurutse ndagenda ndamwegera, ndamubwira ngo urampanuriye. Yankubise urushyi, ntabwo rwamfashe neza, yarunkubise amahushuka, ndirukanka. Arambwira ngo nkwirukanye mu mwanda, ntuzongera kuba mu mwanda ukundi. Ndigendera. Ubwo urumva uko niko navuye mw'iyo dushe, ndagenda, ngenda nta cyerekezo, ngenda nta migambi, ntaho kujya nari ngiye, ariko Imana yo yari izi aho injyanye. Haleluya. Ijambo ryavuze ngo itungura imisozi itabimenye, ngo ikayubikana uburakari, ngo igatigisa isi. Imana ihabwa icyubahiro. Imana yigeze itigisa isi ubwo Kora na ba Biramu na ba Datani bari bagomeye Mose. Imana yatigishije isi, ubutaka burasama, bumira Kora na Biramu na Datani na bagenzi babo, burabamira, baramanuka bajya mu butaka bagumamo. Ubutaka burongera buriteranya bumera neza, ariko abantu bari bubashye Imana babaye amahoro. Imana yarabarinze, nta kintu babaye. Imisozi yari iri hejuru y'ubuzima bwanjye, Imana yarayitigishije. Ubuzima bwari bwaranzengereje, ibibazo byari byaranyugarije, Imana irabyubika. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Uwo munsi nibwo namanutse ngenda muri uriya muhanda umanuka ujya ku Kinamba, ujya ku kiraro. Naramanutse mpura n'umuntu ahita angirira imbabazi, yaranzi angirira imbabazi, mbona mpereje 5,000. Ni Imana yabikoze. Icyo gihe nta mbabazi nari nkwiye, nasaga nabi, nari narashonje, inzara yaranyishe. Natunguwe no kubona uwo muntu angiriye imbabazi, mbona mpereje 5,000, ariko zari imbabazi z'Imana zari ku buzima bwanjye. Naragiye njya ku Gisozi hariya hitwa kuri Beretwari, nta terambere ryinshi ryari ryahagera. Naragiye nkodesha inzu ya 5 y'icyumba na saro. Urumva nta buriri nari mfite, nta matora, nta jerekani, nta sahani, nta gikombe, nta buzima nari mfite. Nkodesha iyo nzu, nyijyamo uko meze uko. 5 bemeye ukwezi kumwe, ndabibaha. N'ubundi inzara irakomeza, n'ubundi iryo joro naraburaye, ariko nubwo naburaye nari mfite ishimwe ry'uko ndaye mu nzu. Naraye nshima Imana, ndayibwira ati ndagushimiye ko nkuye muri dushe, ndagushimiye ko nkuye mu mwanda, ndagushimiye ko umpaye kurara mu nzu. Uko kwezi kose nakumaze nshima Imana ko ndara mu nzu, aho ngiye gusengera hose ngashimira Imana, nkayibwira ati uyu munsi ndara mu nzu, nkabwira abantu ko nsigaye ndara mu nzu.
narasekaga, noneho natangiye guseka, umujinya utangira gushira, ntangira gucya ku maso. Imana ishimwe, ntangira gucya ku maso, noneho ntangira gusenga nishimye. Ukwezi rero kwaje kurangira, noneho mbora yo kwishyura. Wa muntu wari warampaye inzu aranyirukana, arambwira ati impinzu yanjye nabonye undi mupangayi uri bunyishyura amafaranga. Inzu nayivuyemo, urumva sinavuga ngo narimutse kuko nta kintu cyo kwimukana nari mfite. Inzu ye nyivamo, ndagenda njya mu Gasyata, hari umubyeyi twabatirijwe rimwe, ndamubwira ati noneho inzu nabagamo banyirukanye. Noneho urumva nari mfite ijambo ryo kuvuga, ntabwo nari nkeba mu buzima bwo kwihisha. Nagenda ndamubwira nti inzu nabagamo banyirukanye kandi ntaho kujya mfite, mpicumbi mbonaho kurara. Arambwira ati icumbi ndari guha ry'ukwezi kumwe. Yari afite inzu mu Gikara arayimpa, harimo igitanda, harimo na matora, ampereza n'ishuka. Ndavuga ati noneho Imana iranzamuye mu rwego rukomeye, nanjye ntangiye kurara kuri matora, nanjye ntangiye kwiyorosa ishuka. Ubwo noneho amashimwe yariyongereye, ntangira gutinyuka, noneho najya gusenga mu cyumba ngasaba umwanya wo gushima Imana. Ngashima Imana, nkabwira abantu, nkabwira ati ndashimira Imana ko yampaye aho kuba, sigaye ndara kuri matora nkiyorosa n'ishuka. Urumva uwo mubyeyi yarangaburiraga, nkarya, nkumva ubuzima bugenze neza. Ubwo rero nibwo Imana yatangiye kugenda inzamura. Mw'iyo minsi ntangira kujya mbona uturaka, nabona uturaka nkabona akazi, nkagakora ukwezi, nkagakora amezi 2, ntangira kugura imyenda. Noneho ubuzima butangira kuza. Nagira ngo nkubwire ko uyu munsi mfite ishimwe, mfite icyo nabwira abantu, mfite ishimwe. Ndahamya Imana ko ari umukozi w'umuhanga. Imana yamvanye mu ubwo buzima rero, imisozi yari iri ku buzima bwanjye yarayubitse, ibigeragezo byari bindi hejuru Imana yabivanyeho. Nshuti yanjye, nta buzima na bumwe Imana itakuvanamo. Uyu munsi ibigeragezo wari uhagazemo, wizera Imana. Imana ifite imbabazi nyinshi ku buzima bwawe. Ntabwo ako gahinda kazaguherana, ntabwo ibyo bigeragezo bizaguherana. Nubwo ubona bikomeye, nubwo ubona nta nzira, ukabona nta cyerekezo, Imana ifite imbabazi nyinshi ku buzima bwawe. Dawidi yabivuze neza, aravuga ngo ubundi hahirwa abantu baba mu nzu yawe, ngo babasha kugushima ubudasiba. Haleluya, Imana ihabwe icyubahiro. Yobu wabyitegereje aravuga ngo hariho ibyiringiro yuko igiti cyatemwe nicyongera kumva amazi kizashibuka. Wari uri mu buzima bwa wenyine, wabonaga igisuzuguriro ari cyo kikugose, ntawo kubwira ibibazo byawe, nta muntu n'umwe wari ukwitayeho. Ariko Imana ifite imbabazi ku buzima bwawe. Imbabazi z'Imana zihora zunguka rero umunsi ku munsi. Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Imana izakugirira neza, Imana izakuvana mu ubwo buzima uhagazemo, Imana izagukorera igitangaza. Gumya uyizere, gumya usenge, gumya ubane nayo, izakugirira neza, ntabwo izatuma upfana iryo zina ribi. Uyu munsi Imana yangiriye neza, mfite urugo, mfite umudamu, mfite abana. Uyu munsi meze neza, ndashimira Imana. Bwa bukene bwararangiye, cya gisuzuguriro cyararangiye, ya nzara yarashize. Uyu munsi turavuga imbaraga z'Imana, uyu munsi turavuga gukomera kw'Imana. Uyu munsi Imana yagize neza. Imana ifite imbaraga zakwimura imisozi iyo ari yo yose, zikayubikana uburakari,
ijambo ry'Imana riravuga ngo abiringiye Uwiteka ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ngo ahubwo uhora uhamye iteka ryose, ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, ngo uko niko Uwiteka agosa abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Imana rero ifite ikizakora, Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe, Imana izakugirira neza, ntabwo uzapfa ugifite iryo zina ribi, ntabwo Imana izemera ko ibigeragezo biguherana, wowe upfa kuba wiringiye Uwiteka. Iringira Uwiteka azagukorera igitangaza, iringira Uwiteka azakugirira neza, iringira Uwiteka azagukura mu buzima bubi, iringira Uwiteka azakurengera. Imana ifite imbabazi ku buzima bwawe, Imana ifite ikintu izakora ikakuremera ishimwe, ukava mw'ubwo buzima bukugoye, ukava mw'ubwo buzima budafite ishusho, mw'ubwo buzima budafite icyerekezo. Imana izaca inzira, Imana izakugirira neza, Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Haleluya! Imana ifite umugambi mwiza wo kukugirira neza, izakurengera rwose, Imana izakugirira neza mu izina rya Yesu. Haleluya! Uyu munsi ndicara nkareba imirimo y'Imana, nkareba aho Imana yamvanye, nkareba intambara zose nanyuzemo, nkareba ibigeragezo nanyuzemo, nkareba inzara yandiye, nkareba ukuntu ntagiraga imyambaro, nkareba ukuntu ntagiraga aho kuba. Ariko uyu munsi Imana hari ikintu yakoze. Uyu munsi turavuga ineza y'Imana. Nsatira umusozo rero, nagira ngo nkubwire ngo wiringire Imana kandi uyizere. Nta joro ridacya. Umuririmbyi niwe waririmbye aravuga ngo amajoro yose ni umwijima, ngo ariko iby'ayo majoro biratandukanye. Uyu munsi uri mu buzima bumeze nk'umwijima, uyu munsi uhagaze ahantu ha wenyine, ariko Imana izakugirira neza. Hari igihe buzacya ukabona ineza y'Imana. Gumya usenge, gumya wizere Imana, gumya wiringire Imana. Uyu munsi iyo ndi kureba umuhungu wanjye Happy More ya Blessing, ifura yanjye, numva shimye Imana, numva ishimwe ryuzuye umutima wanjye. Niho Dawidi yavuze aravuga ngo hahirwa abantu bakwiringira. Haleluya! Aravuga ngo hahirwa abantu bakwiringira, Imana ishimwe. Aravuga ngo mwene abo ngabo ngo bagenda bagwiza imbaraga uko bukeye n'uko bwije. Haleluya! Imana ihabwe icyubahiro rero. Yaningira abakunzi Fideli guturuka mu itorero Philadelphia. Numva niba ntacyo bitwaye navuga nimero yanjye, ubundi tugasenga Imana. Nimero yanjye ni 0788 24 56 39. Reka dusenge Imana, mbasabire umugisha mu izina rya Yesu. Mana ndagushimiye, uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, uri Imana itungura imisozi itabimenye ukayubikana uburakari bwawe. Uyu munsi ibyari bimeze nk'imisozi ku bantu bari bakurikiye ubu buhamya, ku bantu bumvise ijambo ryawe, reka uyu munsi ubitungure ubyubikana uburakari mu izina rya Yesu. Byari bimeze nk'imisozi ubitigise mu izina rya Yesu, bikurwe mu nzira, babone ineza yawe, babone ubutabazi bwawe. Abantu bawe bagirire neza, abantu bawe barengere, imbabazi zawe zibome hakaramata mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze urakarama. Amen. Imana ibahe umugisha. Amen.